yewe ari ikintu kimwe maze kubona ntago ndibona ibintu mu buryo wenda abandi babibonamo sibyo ariko sindi buhabanye nanone n'ibindi burya mutabaruka ku managinga cyangwa se kuyobora rubanda cyo bita public management sibyo ntago ari ikintu cyoroshye bura niyo mpamvu wumva ibihugu bimwe nka za Haiti ukumva ngo amabandi ngo aragenda agashimuta abasirikare ngo cyangwa amabandi yagiye kwica perezida ubwo igihugu kiba cyananiwe kiba cyageze mu rwego ubwo ni nka Haiti uzuve nka za Haiti ukajya kumva ngo ariko ngo abantu ngo urugero ngo muri Afrika y'Epfo ngo barasiye umuntu imbere ya station ya polisi ibyo ngibyo management yewe n'ibindi bihugu byinshi muri Amerika n'ahandi nkaho ngaho ariko buriya mu Rwanda niba ari ikintu cya mbere leta y'u Rwanda uyu munsi wa none twese dukwiriye kwishimira ni uburyo managingamo ituze sibyo public order icyo ni ikintu gikomeye cyane mutabaruka uyu munsi mu Rwanda niho hantu kwisi ushobora kumva ukavuga uti mutabaruka wenda araza kurya utwe aryama asinzire narya rimwe ku munsi ariko arirya bizi ko nagera hanze nta muntu uri mufomoza kuko n'ababigerageza benshi barafatwa n'urugero ntabwo ushobora kurizista baragufata pe rero ituze rya rubanda ntago turirebera gusa nyumva neza ndakumva cyane grand frère nyumva neza ntabwo ituze rya rubanda turirebera ku bapolisi bagiye guhagarara abandi ntasahura abantu ntakora icyo oya hari n'iriba bivuze ko baramutse badahari nyine ubwo amabandi yakubita hari n'irindi riba riri psychological urugero ntitujye kure niba wenda umuntu akubwiye ati nabikubwiye kera ntiwabyumva umuntu akakubwira ati byanze bikunze genda ugurisha utwawe uhituza ugure intebe hano uko ugura umwanya w'imbere urabuguze umwanya mu ijuru ni urugero sibyo urabizi dufata urugero kuri jya kwigendera Kibwetere sinzi niba arapfuye ariko numvise ko umugore wari wapfuye mu minsi ishize urabyumva ati nimugurisha ibyo mugurisha mubizane sibyo mubishyire imbere y'Imana mugure umwanya mu ijuru kuko imperuka igiye kuba imperuka yaje burya nkubwize ko mu bantu Kibwetere yahitanye harimo n'abanyarwanda ba hano za Gatsibo hariya benshi cyane benshi hari famiye benshi batwitswe na Kibwetere ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu ashoboye gufatirana abantu mu ntege nke zabo akaboza ubwonko akabafata imimisho n'imitsi ni ukuvuga ngo abo bantu abasa nk'aho bambuye leta kuko buriya leta niyo igomba kumanaginga abantu bayo mu buryo bwose w'abantu ba leta urabatwaye none utangiye no kubigisha inyigisho rimwe na rimwe zipinga leta ubabwira ko ari iy'isi ari antikristo n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibyo ubwabyo ntaho butaniye n'uwafashe mashini gani akajya kuri front line we nuko ubikora witwaje icyuka n'umwuka ariko nawe yes nawe byanze bikunze urimo none urafata ahantu habi urimo urafata ubwonko buri umuntu iyo amaze kumuhindura kamugira ikindi kintu aba atagishobora kuba managed mu buryo buri proper ega badushoboza iki badushoboza ko babanza kudukanga iterabwoba rya Bibiliya kubanza kubwira abantu ko hari amagambo yanditse muri Bibiliya kandi ngo niwe wari kuvuga nuramuka utabikoze gutya hari ibindi bigiye kukubaho ariko nibikora kuriya hari ibindi biri bukubeho mbese ugasanga barakanga abantu inkota ngo zikuriho Angeli ibyo vayo yo gusogota umuntu sibyo ibyo noneho hazamo n'iki kintu cyitwa televangelism abantu benshi ntabwo babyumva iyo tuvuze what is televangelism iri vugabutumwa rikorewe ku mateleviziyo rigaragaza ibitangaza bikomeye abantu bagomba kuza gukoresha ibitangaza nabwiye abantu ndabwira mu abantu ibi bintu byatangijwe n'umuvugabutumwa witwa umuhinde w'umunyamerika witwa Ben Hinn mukurikirana ibi bizanwa n'abantu bitwa uyu mugabo wo muri Nigeria wapfuye yitwa TB Joshua bizanwa n'uyu mugabo umwe wo muri Nigeria nanone ufite itorero ryanyambuye bayida byo singira n'isoni witwa Chris ubwo abasengeri mu byumve muzampa amafaranga yanjye amaze imyaka myinshi nse hari isoni niba ari abakozi b'Imana ntibanyishyure bareke ibintu bose kubanyambuye dukomeze ibyo bintu bwabyo aba bantu baragenda bikora icyo bita glorifying themselves kwihikuzo rimeze nk'iry'Imana kwizamura biha kuzajya amatitire biha kubazajya bagira barota bakabwira ibihugu bimwe habamo n'abaperezida b'abanyabwoba bakabaza bakabicaza bati umukozi w'Imana yaje n'ibindi bitandukanye ariko ndashaka mbabwire batangiye utwo dutendo
two gukora ibitangaza. Ibi bitangaza bitangira gukorwa ngenda byibuka, turabyumvikana. Byatangiriye muri Nigeria biramanuka biza muri Uganda bisinga imizi. Abantu bakora ibitangaza bakajya bazana ubuntu ati umuntu yakize sida, sibyo? Ariko ntibabanje kumupima, bakamuzana akavuga ibitangaza bakagenda bagakora agakoryo, sibyo? Njyewe nzi neza abantu bagiye kwishyuza umupasiteri bafekinze ko batabona. Urabyumva neza ko batabona, mu giterane kirarangira yari yabemereye miliyoni ntiyayibaha, ni mu gihugu cy'abaturanyi, intambara zirarota. Hari abandi bigize nk'ibimuga. Ndashaka nkubwire uzarebe ibi biterane by'ibitangaza by'abantu bamugaye basengera ngo muhaguruke usiga akagare hari yasiga ibibando rwose. Imana imbabarire, ibi biterane nabiriyemo amafaranga narabyamamaje, ariko sinigeze nemera ibyo bitangaza ntibibaho. Ngenda byibuka hari umukozi w'Imana wari unyirengeje witwa Bishop Edukubu. Urabyumva? Bazi gukoresha amazina Bishop. Oya, umukozi w'Imana Edukubu yavuye muri Nigeria avuga ati mwebwe muntegurire Edukubu. Urumva? Sasa hari ikintu kimwe, umuntu akaza bagakora ibitangaza, nubona uwo muntu bakora igitangaza ukabonamo niba igiterane bakunda kubyita crusade, oni crusade, iyo crusade the holy war, iyo crusade nubonamo uwakorewe igitangaza wari ufite wenda wamugaye wahise agenda, ukabona usanzwe umuzi muri iyo karitsiye, mukuri kw'Imana uzaze unkubita inkoni, uzabona umuntu utazi na nyuma y'iterane ntawe uzabona. Umubona hehe? Ariko nugira amahirwe ukongera kumubona, ushobora kumubona nk'Irusizi yikoreye nk'umuzigo mu isoko. Ubwo habaho groupe rero muri gutegura. Ngiye nkubwiye ko ibintu nabibayemo, Imana imbabarire. Uguri mu batuzengereje. Ariko ngiye nakoreshaga ijwi mu kubakangurira. Urumva? Iyo hajemo sasa ikintu kimwe, iyo habaho groupe itegura ishinzwe gutegurira umukozi w'Imana, abo ngabo nibo bajya guhiga abo bantu kandi babavana kure hashoboka, ku buryo mwebwe mutari mubamenye hano. Nibo bikora ibyo ngibyo, gitangaza kikaba, bamwe bagakorera ubwo kikaba cyabaye, abantu bakaririmba haleluya, piano zikavugwa, abantu burya iyo na mood kazamuka, abantu bati haleluya, ibintu bigacika. Iyo umuntu agenze gutyo rero atangira gushaka kugira imbaraga no kwemeza abantu ko ari umuntu udasanzwe, niho atangira gufekinga ibitangaza, fake miracles. Muribuka uwitwaga Pastor Dea w'umunyakenya wabeshyaga abantu ko babona abana ba miracle mu Bwongereza, akajya yiba abana akabazana akabaha abandi, baramupakiye menye n'ubu ngubu ashobora kuba kiri Nairobi. Muzasome history ya Pastor Dea from Nairobi, muzasome. Iyo bigeze aho ngaho abantu bashakisha ibitangaza bagira naho ngaho abandi bakabeshya bigapfa nabi. Mutabaruka hari umukozi w'Imana, asimwita umukozi w'Imana, yari umukiriya wanjye hano mfite record. Umuntu umwe araza ati wowe kakoza bite, nta nubwo nari impande niviriye ahantu mu rugendo rw'akazi, ati rwose atari ibintu byaciye kuri televiziyo yawe by'ibinyoma ntibiki, ati abantu bavuze yuko nakize impyiko bamvanyemo sonde. Ndamwibuka ni nanjye wamwakiriye imbere ahangaha. Ati cyakabi, ati ngewe, ati yego, ati umukozi w'Imana yarambwiye ngo noneho ngerageze ndyamane n'umugore wanjye ngo ndahita mutera inda. Urabyibuka? W'impyiko ndamwibuka avuga ati yabishingujemo kuri kamera, ndashaka mwongere muduze kuri kamera asobanure noneho ibintu bindiho. Urumva uwo muntu yarapfuye. Ndavuga ariko wa mugabo ufite ubwenge, ni gute umuntu ashobora kugushuka ngo urumva ngo icyambabaje ngo nuko babinshingujemo ngo nyuma y'iminota mike ngo nari nanapfiriye ngo barahasiga ntibajyana kwa muganga ngo bampe 15,000 ngo nintege imodoka ngende. Ariko ngira ngo ibyo nakoze urabizi, ahubwiye yuko agomba kuvuza uriya muntu, byarangiye ngira ngo amuhaye amuvuje akanamwihangira ngo 1.5 million. Uyu muntu niba akiriho yanyandikira yabaga igahanga. Icyanambabaje nuko yari n'umuntu mbona wari ukwiriye kugira ubwenge bwo gushishoza. Icyo gihe urabizi uko byagenze. None ugira ngo abo bamaze ugiye n'abatagira ubwenge ntituva aho ngaho. Hari ikintu ubwo ndimo ndasasira, ngira ngo kugeza uno munsi wa none ibyo abantu bamaze iminsi bavugamo sibyo, bavuga kuri uyu mumama
harya yitwa nde Julienne Pastor Julienne Kabanda. hari nabo nabonye bavuga icyo ikirimo ni iki iriya Grace Room ubwayo yari NGO burya n'isengezurwa nka NGO ariko buri NGO igira umurongo ikagira strategic plan n'ibindi ntekereza ko muri strategic plan wenda ya presence muri RGB n'ahakorera ntago harimo kubatirizamo abantu muri icyambere ni ministère. Yes, ni ministry, ntabwo ari itorero. Kandi ministère iyo ijya gusaba icyangombwa cyo gukora igaragaza itorero ishamikiyeho. Iryo ngo yararyerekanye ry'umugabo we, ariko bidakwiye ko iyo Grace Room ari ministère. Yego, itagomba gukora imirimo yo gusenga, imirimo yo kubatiza n'indi mirimo ikorwa n'amatorero, ahubwo agomba gukora ibikorwa by'iterambere ry'itorero. Nicyo bagomba gukora. Ariko we ngo yagaragaye abatiza, agategura ibiterane, abantu bagasenga, nyine byarabaye nk'itorero. RGB ifata umwanzuro ku ruhande rumwe ibyo ariko buretse gato Mutabaruka reka turebe nyine manza wumva, reka ngutega amatwi. ariko abantu bakavuga ati ariko nubwo RGB yabikoze gutya bishoboke ko hari andi matiku yaturutse mu bandi bakora umurimo nk'uwo Pastor Julienne akora bakagenda bashyiramo ibihato. Reka nkubwire ibi bintu nitubyitegereza neza njye nta namwe mbogamiye. RGB ishobora kuba ifite ingingo zayo yagendeyeho, ariko iyo nitegereje nkareba inyuma y'amarido hano tuzi aba badamu bafite izi za ministeri banasenga, yego bose harimo abantu bagirira nitiku. Ngayiko komanda icya kabiri harimo abiganye udukoryo twa bagenzi babo two kwambara ibyera. Bati kuri uyu munsi turambara utwenda tw'umweru n'ibindi. Arega batwarana abayoboke n'ubundi. Iyo umwe abonye bamutwariye abayoboke, kandi abayoboke egare amafaranga niko byitwa. Iyo abonye bamutwara abayoboke rero ntabwo yabura kugira ishyari. Ngewe ntabwo nsengera muri ariya matorero, ariko turareba amaso arabona. Ubundi iyo turebye ishyari abo bantu bafite bashobora no kurogana. Ego komanda, none ugira ngo nubona ku ma channels y'ama YouTube abantu barimo gutukana, ugira ngo uri urimo gutuka umupasiteri runaka ugira ngo ari kumutuka kubwe cyane intumwa. Aba ari igikoresho akenshi barahawe n'inoti akataka undi, none n'undi agakoresha abandi bakataka undi. Umva reka nkubwire, uyu mugore yazize ibintu bibiri. Ikihe icya mbere yazize popularity, gukundwa. Ikindi cya kabiri nawe Imana imbabarire simucira urubanza, aryoherwa n'igikundiro yibagirwa yuko mu by'ukuri hari ibyo yavuganye na RGB, ariko yirengagiza n'akantu harimo ko ari agakino barimo akarimo n'abagenzi be, kandi harimo abarye numero. Buriya ibi nkunda kubona muri football. Hari umukinnyi ugeze kuza arambwira ati perezida ati wambabariye uriya mukinnyi ukamwirukana se kubera iki? Atarandoga ntibende yaramuroga. Buretse se gato ndakaya se nshuti yanjye bibeze ati mu minsi ishize nabuze gezi yanjye. Aravuga ati ngewe uyu mukinnyi uramuye ku mukinnyi ngo wibereye ahantu aratondeze. Niwe barogaga. Aravuga ati uriya muntu arandoga. Amaye ndavuga nti ibi bintu ni ibiki? Atarandoga. Ibyo rero ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo ibi bintu nabyo byabaye nk'iby'abakinnyi b'umupira batari professionnel, aho kugira ngo ukore tize mugenzi wawe umurushe, urabona ibyo akoze ukavuga uti uyu muntu wapi nanjye ndamugirayo. Sibyo? Ibi bintu rero bose batangiye biganana, gutangira gukora ibitangaza, faya gukora ku muntu ngo araguye. Bira bintu ni fake, ni ugufakinga n'abariya bagwa bose baterura, hari n'abihaga. Bira bintu byose ni fake. None se uva nkubwire nyine kamanze bite nkubaza, biriya bite nkubaza iyi video bagaragaza bavuga ko ari kwa Pastor Kabanda Julienne, abantu bari kujyanwa mu mazi muri Yordani, menya muri piscine, babajaburamo bakavamo basaze buzuye umwuka. None fake bakavamo buzuye umwuka. Bamwe bavuga ko ari gusura umwuka, ariko abandi bavuga ko ari uguta umutwe ahubwo no gusara. Abantu kurumva umwuka suhebebesha abantu. Umwuka umuntu avamo ameze nk'umuka.
umwuka uvamo umuntu ajwigira wagira ngo yabaye inyoni. Ibyo bintu abantu barabifekinga mu frere. Kiriya gihugu cyose tubabonaga bacabika n'abandi bajyanaga ku ngufu bakamufata bakamucabika. Ariko Mutabaruka buretse iyo video ndaza kwiguha Mutabaruka buretse gato mbaze nkubaza reka nkubaze Mutabaruka kandi umbabarire wibuka neza wibuka umupasiteri w'umukongomani wo muri Afurika y'Epfo niwe warishaga abantu ibyatsi akanabakandagira wazuye umuntu wa muntu wafekinze ko yari yapfuye wazamutse mu gisanduku w'umunyazimbabwe akajya gushaka biriya bintu ubwabyo niyo abantu batinyuka gukora ibintu nka biriya icyo batakora ni iki ni gute ahantu huzuye imbaga y'abantu harimo abadogiteri harimo abaprofeseri harimo abakomanda abafandi buzuye hariya umuntu ashobora kubabeshya afandi bakamubeshya kandi afandi ni umuntu ufite uburyo bw'imitekerereze yihuse. nkubwira afandi nigeze gusanga mu musozi none nabikubwire urabona imisozi nkunda gukoreramo siporo nagize n'isoni by the way nibwo nahise mvuga nti mukuri kw'Imana ibi bintu by'amadini abantu batabyitondera bizoreka n'igihugu. Umwafande vure afande ariko Imana ishimwe ubu ngubu yararitayarinze ariko nta fande tuje nta fande musangayo ku musozi witwa Ndabirambiwe ariko birambirwa ndi muri siporo icyashimisha abo twari turi kumwe harimo n'abandi bafande dukoranye siporo basanga mugenzi wabo ahagamye mu musozi ahagamye ku ibuye ngambwiza ukuri mukuri kw'Imana ariko buriya uramutse ufashe nka dogiteri usanze hariya ukavuga uti dogiteri ni iki cyagutwaye umutima ukaza hano nkubaza akabazo k'umusego ugira ngo kuba dogiteri bikuvanaho ubujiji byagakwiye kuba gukura hariya buriya umutimanama Mutabaruka reka mbikubwiza ukuri harimo abantu benshi bagiranye ibibazo n'abagore babo kubera ubuyobe nk'ubu ngubu bwadutse umugabo akagira nk'ahantu nk'abavugabutumwa bagashuka umugore cyangwa umugabo ati umugore wawe arakuroga cyangwa umugabo warakuroga n'ubundi barababwira ngo uwakuruze murabana mubana mu gitanda bikagera kuri urwo rwego abantu bashobora no kumarana. Noneho hari ikintu kimwe ndi bugarukeho muba muravuga Julienne n'inzego zacu zari zimaze kuba weak zari zimaze kuba infiltré n'ibi bintu bingibi buryo nubona ukabona umwafande wenda ukabona nukora no mu nzego zakabaye zimenyera leta makuru mbere nawe yarayobotse bari mu kumwinika ibingibi rwose none akavamo n'aboroga ariko mukabyara oya ngewe ya video oya nibabaze bayikiraho nyirebe neza ukabona abantu bamwe bari kurwana ngo batamushabika amakaza akatabika akavamo ari boroga ibi rero ibi ni ikinamico bakina ibi ni ibintu urumva umuntu akajya hari akavuga ati ngewe ibintu by'ibitangaza ntabwo mbigendamo cyane ariko nta nubwo mpinga Imana cyangwa abakozi bayo. Umuntu agahagarara hariya akavuga ati ngewe sinigeze niga gusoma no kwandika ariko Imana impaye gusoma no kwandika dore ndimo gusoma nkanandika. Ibyo ngibyo ni ugukangurira abantu kutajya kwiga. Harimo ibintu byinshi hari iyo tuvuze muri public management ntabwo leta ishobora kurebera ibintu nk'ibi ngibi. Njyewe naribajije ni gute abantu baborogaga ku musozi kuriya na polisi ntihagire. Wenda yari kure polisi mu Rwanda bakure hehe ahantu hose uri mu Rwanda ubungubu polisi iminota 5 yabikugezeho. Cyega niba nabo bari kubajabikamo hari hano barimo bafata babarambitse ariko reba ukabona nk'umugore wawe arambaraye hariya cyangwa nawe akakubona nawe urambaraye hariya umwana wakakuba bati dore papa none se ntuheruka wa mugore wari uhetse umugabo amuhanurira mu mugongo avuga ati araveikire oya tekereza uri hariya ukenisi tukuzi uri hariya ariko se hariya hambere ukazara umukari hose bari babaye hari ahantu si Kicukiro sitariho ngiye nyamara iyi ngi ni sport view ya Kicukiro ko ndibona ari muri piscine oya aha niho niba piscine suriya ni ya ariko tekereza ukaza mu kiganiro ku wa mbere ku cyumweru ibintu byari byakunize hari uri muhebe nakubaza se uhebe bagabaye iki reka nkubwize kuri ngiye ubwa mbere buretse gato erega nubundi aho byapfiriye bagiye kwita abantu intama
ikibabaje kirimo ngereka nkubwiza kandi intama niyo bagiye kwibaga ijya imbere da none ukabona umuntu w'inzererezi ngo yabaye umuhanuzi ako kanya akaza agafata dogiteri cyangwa ati ni bishop ugasanga umudogiteri yifitiye umuhanuzi ku ruhande. Icya kabiri muri ino minsi abantu bajya muri ano matorero benshi bajyayo nk'abagiye kureba abapfumu n'ubundi ni ukujya kuraguza bameze nko gupfumuza n'ubundi bano kuraguza none se nuzi ko nabo baba bafite amanimero bakabahererekanya umuntu avuga ati ngohereze umuntu aguhanurire cyangwa harya wa muhanuzi wawe nimero ye ni iyi hari ugeze umuntu muziranye nk'ubu wenda rewe si turaziranye sibyo umva se akakino rewe si turaziranye abo ntuzahanura wenda njye mfite uwo nita umuhanuzi wanjye rewe se akamba ati nizo wa muhanuzi nikaze mukubwira azi nkabagenda nkabwira wa muhanuzi rewe isi uko umureba buriya abaho gutya na gutya na gutya na gutya nimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya simubimubwiye noneho akaza ko niba muhamagaje ukamutekera ngo umuhanuzi arya inkoko aturiye arasoma yahagera akakubwira ubuzima bwawe bwose ukibagirwa ko njye mbuzi njye wamukoresha nabanje kumubwira njyewe umuhanuzi nemeye n'umwe ni umuhinde wampanuriye duhuriye kuri Alpha Palace. akubwiye iki umuhinde yampanuriye ibintu byose umuhinde ni umurozi ni umuhinde w'umupunjabi ni umurozi wahuye n'umurozi ntacyo icyazampa nkongera ngahura nabo ni umurozi hanyuma hari n'ibintu binababaje Angeli bibabaje pepe aba bantu ubwabo bari bamaze kwishyira ku rwego rurengeje usanga umuntu agenda bungana amabawunsa iki gihugu gifite umutekano ugana gutya urateza abantu icyugaze iki iyo mana itashobora kukurinda urinda ugenda ibisore by'inkorokoro nabyo mana ariko hari n'abantu bagira nk'ikirimi kibi yavuga nk'ijambo ikirimi cye kikarema ariko icyo ubu ntabwo ari umuhanuzi ahubwo ari umuteramwaka icyo nzi cyo ni kimwe uyu mudamu yego hari ibyo atubaje ariko harimo n'ishyari rwose agiye agasaba icyangombwa cyo gushinga itorero se ntibarifite n'umugabo we oya agashinga itorero kugira ngo iyi minisiteri bafunze akayigira itorero ahubwo si minisiteri yakoze ibyo yasabiye minisiteri akareka deviyanse buriya hano ntutinyira yuko rimwe na rimwe burya muzajya mwubaha leta ibi bintu ubwabyo ibi ngibi biragenda bikimfiritira inzego za leta wavuze ati wabonye hamwe n'abafande bari bashyize mu mazi warababonye ntabwo tuvuze yuko afande atabatizwa munavuze ngo hariya ni muri serikire mu rugunga hariya ni mu rugunga ok urumva ko byari sawa bari babajyanye muri yorodani yo mu rugunga reka nkubwire ntabwo tuvuze ko afande atabatizwa mbere y'inshingano afite n'uburenganzira bwe ariko ntabwo nabona afande wa mugani bari mu kumuhebebesha ejo nzamubone nanone ari mu kumpa woda ari gutanga woda ntabwo bikunda iwapi kabisa ni nayo mpamvu ngira ngo uwitwa yari general Nehemani wari urwaye ibibembe wabanje kwanga kujya mu mazi aravuga ati reka ati nta mugaba w'ingabo ushobora kujya muri ibi ngibi ariko ibyo birashoboka ariko kuvuga ngo ufashe basi reka nkubwire niba ushaka kubatiza afande mubatiza ariko uwo mwuka umushyiraho guhebeba ntuwumushyireho please hari ibintu bimwe tuba tugomba no kubaha ese ubundi turetse n'afande ngewe kakoza wambatiza nkahebeba wahebeba ntabwo bishoboka banagukubita oya hari umuntu wabwiye ngo arakora deliverance ngo undakora deliverance uruke ndavuga ngaho nderivura kajya kana ngo ndavuga ntabwo barakubeshya uretse gatatu uragwa ati faya uwo muhinde wakugize kuri yaramutse aje yanakukubita n'ingumi akakubita akanagukandagira akagukunjakunja wibeshya abantu umuhinde yangize gute usubize ngo yagwanuriye ibintu se ngo umuhinde yarampanuriye nose ko yarampanuriye bakubwiye ko yankozeho ariko ubu aje uzi ko nta n'amafaranga yansabye yarambwiye ati nubishaka umpe kandi waramwimye kandi usinyire nibikubaho nzaza uzampa ubuhamya ahubwo umuhinde naramubuze cyangwa akagaruka abantu bashaka kurya amafaranga bakurebye namuhaye ngaheze icyo gihe ko namuhaye inote y'ibihumbi 10 ariko ngize amahirwe ngahura n'uriya mupunjabi akakubwira ahazaza hawe kuko ibyambaye byose nabigezeho kuko nanjye nsigaye nzi kureba ahazaza h'abantu se wantaye inoti nkakubwira have utava hano tujya kukubaza ibyo binyoma njyewe wikoresha itangazamakuru mu gusakaza inyuma byawe nkwiriye no kukwirinda kuko n'abantu bakwirinda ubwo se hano ikirehe nta mupasiteri bafashe arimo kwihakabyizi kwa diyakoni iyo nkuru ko twarayikoze hano
ariko Twayikoze ra. ibyo ngibyo ni umuco mubi w'ubusambanyi ntabwo ngo kandi Odiyakoni afite umugabo abaturage twese ntitwari twashungereye se. Ndabyibuka rwose iyo nkuru hano twari tuyifite ndabyibuka cyane. undi aragira ati iby'abahanuzi we hano ibatsinda ntabyo. Hari umugabo abagore yarabigaruriye amamodoka aba yaparitse baje kumva icyo Imana ibabwira, ngo twarumiwe, ngo utujerekani tw'amazi ngo ayasengere, yewe nta kazi agira pe, nibo bamutunze. hanyuma hakurya aba yarakize mu bantu gute ko asengera amazi? abenshi se ntabwo uzi, ntujya ubona amacupa abadamu baba bafite menshi. hari n'amazi nta madini uzi akora amazi yabo ngo nawe umugisha bakayagurisha abayoboke. hari umuntu nzi nta mupasiteri umuntu yaravuga ati wansomeje kuri ayo mazi, ngo oya ngo njyanye mu rugo nawe mugisha. ntabwo uzi ko ari umupasiteri ufite amazi apakirirwa akandikaho amazina ye akayagurisha agacupa nk'aka ngaka k'inyange ndi mu kunywa aka. uzi amafaranga kaba kagura? uzi amafaranga kagura? ibihumbi 2,000. koko hari wa wundi subaha ibitaka aracyabibaha yakuye Yerusalemu. nta nduka se ryari hari muri shike aguhagana ugata batira itaka ni Yerusalemu kandi Yesu yarakandagiye bura kurijyana mu rugo. ibyo nta bitandukanye ariko no guterekera ubyirukana amadayimoni. hanyuma twihute. undi aragira ati njye ubwanjye nasabye ribu kuva kera ko yakwinjira muri ibi bikorwa bibera mu byitwa amatorero kuko bigize ibyaha bibiri: ubwambuzi bushukana n'uburiganya, extortion na escroquerie. n'ubu ndacyabisubiramo, ribu yinjiremo kabisa. abo bafande nabo nuko nyine, kuko nanjye hari abo babibagamo bagakingira ikibaba, cyane cyane bariya abagore bafite amatorero kubera inyungu ziriya bizinesi. hari igihe umwafande yinjiramo akinjiramo yinjiyemo akinjira mu gakiza nako ewana akagira ubushyuhe koko ukabisa fande akabijyamo bien nawe bikamujyamo nawe agatangira agahanura. ariko reba nka fande agiye guhanurira umuyobora babwira ati afande twe gutya ntabwo reba ufata urugero wenda ukabona nka Paritoni Komanda agiye guhanurira siwo n'ubundi ariko ngo ariko ibyo ni za FDLR. Nubizi ko baba bafite abahanuzi bahanura abajenerali. ariko mu gisirikare habamo bawumoniye, ariko bari padiri cya pasiteri ushinzwe kugara morali mu basirikare ba chaplain n'ibindi nk'ibyo. ariko ijambo rivuga moniye, ariko kumva ngo hari umuhanuzi wa generali kati mbonye amasaka anyeganyega amugana ngo cyane na generali bagiye guhanurira afande amakuru abashyushye kweri baze komanda kuri polisi yari agashyira hasi ibyo yakoreshaga kugira ngo ahe abaturage serivisi, abanza agiye kumva umuhanuzi kaporari ukoze w'Imana akaba yahageze. kera hari ikidini nararindagiriyemo, ariko nza kukivamo vuba mbonye ko harimo ubwesikoro. hari umwafande twasenganaga ariko urugo rwe rwari rusenyutse ruzize umuhanuzi. umukozi w'Imana yari yicara areba aranyeganyega agati wowe kwanza umugore wawe ndabona afite akana gasa nk'agashinwa atakubwiye asize iwabo. tinakaye nkareba nkabona ntazi. ibibazo biravuka. ariko ndabona waba umugore wawe bakenyereye kuri Nyabingi. bafite utuntu tw'utwatsi ngo atamira. ariko ngo ntabwo ugitanga ikiganiro isi n'ibihe, dore abantu barimo kugisaba. oya turaza kukivugurura mu kanya, ejo muzumva igishya. si n'ibihe rwose, ariko nari narabibabwiye mu isi n'ibihe. sinabibabwiye ko ibi bintu murimo atari sawa. so ushaka kanguhe true story mbere yuko umuntu umusomera. hari umupasiteri umwe, sindi buvuga amazina ye ariko sinzi niba na pasiteri kuko mu rwego rwo hasi. uwo muntu twaranakoranaga yaragiye ibana. hari umuntu wari umudepite mon frere mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yiha ibintu byo kuzajya muhanurira n'akazi karamuna no mu nteko baramwirukana. yaramuhabije nyine arahaba. noneho ubu yaragiye nsigaye mubona ku mbuga nkoranyambaga. hari umuntu umwe yari afite umugore. umugore yarazaga agatega akava i Rwamagana akaza yirwana na pasiteri, umugabo akirwa akata kwasiteri. nimugoroba pasiteri akabaza akamuzengurukana akamujyana Nyakabanda akamujyana mu Nkoto akamujyana, yarangiza ahita amusubiza umugore we nimugoroba bagataha i Rwamagana. ndavuga ni hataha bamuzenguruka se bagira bati
simbizi ubwo wenda bwarimo kumuhanurira hanyuma uwo mupasiteri se ntigeze guhanura n'aba bana bose ba Pasi ntabwo uzi ko yajyaga bahanurira Pasi hano ayowe noneho yigeze guhanurira umukobwa umwe sigaye mbona ari mu gisirikare cya Amerika twakoranaga mudamu umwe uramuzi w'umwafande ubusigaye uba mu ngabo za Amerika kandi ari kumwibuka twakoranye ikiganiro ngewe nawe ntabwo umuzi w'inzobe muremuremo ko numva ndi kumwibuka yasigaye mu ngabo za Amerika yaramuhanuriye yamuhanuriye ubugoryi yaramuhitanye usanga umukobwa yafashe umupasiteri mu ijosi ati ntuzongere kumbwira ubu bugoryi noneho hari uwigeze kubwira abantu ukuntu ko ari we wampanuriye ibi byose ari we wabikoze akanabisengera ariko ikibabaje ntakimwibuka ngo ntamuha amafaranga baza se waransengeye unanirwa kwisengera wowe ariko birashoboka ese asa Mutabaruka hari umuganga wiga Mutabaruka ntitubeshyane ubu koko wowe wambwira ngo kanaka ngo naramusengeye ngo biriya byose ubona bimugwaho wasenzera ukisengera oya rwose bibaho ukagusengera bikakuzaho ntabwo bo bisengera ntibibaho ntabwo rero abo bantu bafite ibibazo ntese ko ashobora gusengera abantu ngo babe ubuzima bwiza we bakamuniga iryo joro hari umuvugabutumwa wigeze kujya kuvuga ubutumwa mu rugo rumwe avugamo ubutumwa birangiye abona televiziyo atari ku televiziyo ndayikeneye batitware y'irombo yazamutse ayikoreye muri karitsiye ariko abana yanjye hano umuntu agize ati muzinyurishe hano Kibagabaga ku gasozi bita Nyirabwana kari hariya inyuma neza hawuze icyicaro cy'itorero umuriro wa Pentecote mwirebere mu gashyamba gahari aho abanyamitwe baba bifatiye injiji bazibeshya bazivana mu bwenge urabibona ukibaza niba ari muri Kigali bikakuyobera wibaza niba abahirirwa ngo barasengerwa nta kazi bagira ukayoberwa pe reka nza nkwereke noneho hari ahantu nkurira siporo naho nzi hafi iwanyu hariya kuhinjira banza ukishyura wijya kure hari umusozi dukoramo siporo ntabwo wenda ni uko utajya ugira umwanya wo kugira ngo uzaze wirebere wahavana experience utarabona hari imigano iteyemo hano irebera hano hitwa ku Kabasaza sibyo hari abamama bazinduka bakaza muri iyo migano bakandikaho ibyifuzo byabo ku biti by'imigano ngiye kukwereka video nahafashe ndi mu musozi ndi gukora siporo n'abandi bantu uraseka upfe hari abasaza twahahuriye b'abayisilamu hari umama bahasanze ari mu gukora siporo barabaza icyakuzanye hano ati ngiye maze amezi 6 nabuze igishoro none se ibi bintu utekereza ko n'igishoro uzakivana muri uno musozi ariko wenda yaje kugira amahirwe kuko havana n'amahirwe ngo uwo mugabo umwe w'umuyisilamu w'inshuti yanjye amuguriza 2,300 ngo atangire acuruza amakara ariko filime uko yarangiye nabwo n'ibindi reka nze nkwereke kureba amazina bandika kuri iyo migano ushobore kwisomeraho sibyo uze kureba niho ubona ko abantu mana yanjye ibi bintu biragutera agahinda Mutabaruka ibintu bandika ku biti ku migano ibyifuzo byabo amaye Yesu Kristo hari abandi bandika udupapuro urumva bashyiraho ibyifuzo bakagenda ahantu hari urutare bambwiye ariko si imazi neza ariko barahambwiye bakagenda bagaseseka mu myenge iri mu rutare ngo barimo kohereza Imana ibyifuzo byabo bakabiseseka mu rutare iyo Mana iba mu rutare nk'ifuku ndetse nanjye byanabise Imana ko numva iba mwisengara mwisenga rya simpyisi zibayo nizo zibayo bandika ibyifuzo ukabiseseka mwisenga hari definition umuntu atanze ariko itariyo ngo kwizera ni ukwirindagira k'ubwonko ubu wese akarindagira ukwe undi akarindagiza ubu abandi we kwizera nyine ni ukwizera nyine rero ndamwiyamye uramwiyamye cyane biravugira ngo aho uvuga mu rutare bacengezamo ibyifuzo bahita mu bitare bya Mashyiga ni Kamonyi mu murenge wa Karama ariko mva ikintu gishekeje nuko ibyo bintu bo ubyo bareba ntibazi ko byahoze ari iby'aba ari z'Imana gakondo z'u Rwanda niho menya arizo zisubiza niho baragurizaga niho none bajyaga ibyifuzo byawe ko ibyifuzo byanjye ko ibyifuzo byawe Mutabaruka reka nkazakoza kamatsiko please kandi ubwiza ukuri nk'umuvandimwe rwose urabizi iki sinyambeshya ntawe nyanca ku ruhande mbwira ibyifuzo byawe ubu ngubu ni ukubona abuzukuru n'amafaranga ariko ese ndabona abuzukuru n'amafaranga mfite icyifuzo cyanjye ni amafaranga kandi uzi gushaje banza amafaranga ndi kwifuza amafaranga ngiye bubiri Angeli wagira nkakubwiza ukuri
nkakubwiza ukuri muvandimwe ibyifuzo bya ubu ngubu ni ibihe nta mafaranga nyine ya retirement ariko rwose kucyumvugira n'imari ngewe ibyifuzo byanjye ni amafaranga ubu ngubu narayabuze Mutabaruka reka nkubwire niyo nirwa ndi kwiruka reka nkubwire ubundi wogeze mu gihe cyo kuryoha nkaryoha ntacyo mfite icyambere Mutabaruka uri mu basaza basaje neza ubu se nk'abandi abashaje neza ni bandi Rutaremara abashaje neza Rutaremara warikoze ko ushobora no gusanga terminal benefits amafaranga uzajya ubona ya ke sociale ubu wakaba usengera kugira ngo imishahara yawe yikube iri tegeko rishya batoye kugira ngo ubu ninde wayikuba nitwicaranye nyine usenga nyine ikube nyine cyangwa ugenda ubwire Max agukubire Max nawe aracyari guhiga ubuzima nawe ibyifuzo byacu bishingiye ku mafaranga urumva icyo nkubwira hari ikintu umuntu ejo bundi yavuze ariko Angeli mbitekereza usanga ni ukuri Angeli muri iki gihugu uri kandi mbabare uzajya wakira icyubahiro ngo uhabaye ndimo uri mu basenior citizen hase uyu mugabo unzakugire gute Angeli senior citizen muso ntabwo you senior citizen by the way how Angeli ubu iyo umaze kugera mu myaka 60 David ariko abantu banga kukura ikibazo uri kwita abantu imyaka itari iyabo ikibazo mfite nge ni amafaranga reka no nkubwire uburyo ugiye kuyabona heheze amaye nka Kristo umuntu ejo bundi yavuze akantu nashatse gusharinga karananira reba ibyifuzo tega amatwi nkubwire umuntu yaciyemo ibyiciro imyaka tureba aho hantu kuri icyo cyifuzo cya mbere umva se shimwa mana buretse gato buriya agiye gushima banza urebe hariya urabizi Imana aho bigeze komeza urebe urabona urabizi Imana aho bigeze shimwa Mana amatariki ngariya ngira ngo aha ubwenge ibyo ni ibyifuzo babyanditse ku biganiro hariya bashyiraho n'amazina se bayashyiraho nta nimero ya telefone bashyiraho hari igihe bazishyiraho Imana izaba telefone buretse gato murebe ariko kurindagira kugeza hano uza abagore baba bari muri uriya musozi rimwe navuze nuko mu Rwanda hari umutekano aho bahuriyeho n'amabandi ubundi amabandi azajya reba iriya migano yose yitegereza niba amabandi ajya kwiba ikibeho oya reba iriya migano yose ahubwo aya mafoto baze kuyaha abantu hano baze kwikorera inkuru ngo uwire soma hariya uwizera azabona Yesu buriya ni umuntu uri kugendamo mbonye akantu k'umwe nagize ni umuntu uri kugendamo hirya mu gihugu baba barimo cyakose mukagira Imana abamama baba barimo bahagiye uducurama turi kubakubita inshyi aho bigeze ndabirambiwe buriya yaragiye gutota Imana yibwira ko arambiwe ubuzima hariho nabusomyemo yandika umugabo avuga ati rwose umugabo wanjye Yohana Mana niba ngombwa uzamugira ikiremba cyangwa uzamujyane oya byanditseho sinzi impamvu atabibonye yagiye kumurega hariya ku mugano ariko ubwo twakwemera ko uriya mugano ubamo Imana simwe ni nka cya giti cy'Imana y'abagore cy'Ikarongi arya baragitemye cyangwa Imana y'abagore ngaho reba hariya hantu reba uriya musozi Mutabaruka urawurebera hariya ariko nkubwiza ukuri reba se banza ngabariya mu mazi akubura baba baraharangiwe nandera ariko nkabura haramutse havuyemo intosho n'ubundi none se wa mupolisi w'akazi harya si ibuye ryamwishe yaragiye gusengera misiyo harya niba ngo ari misiyo ngo bamujyane Darifuru niba ari isaha hehe sinzi bashaka kongera ariko yakoze mu mbabare dushimire leta y'u Rwanda hari ibintu iyi leta Imana gusa izayiha umugisha guteze kuko gutekereza abaturage bayikabavana muri iri curaburindi rega igihugu kijya gupfa gihera hano Angeli njyana muri Kongo Mutabaruka njyana i Kongo ndakujyanayo muri Kivu y'Amajyepfo rwose bagize agahinda yapfuye wari bagize visi guverineri ushinzwe imari akaba yitabye Imana mu buryo butunguranye cyane atarwaye nta mpanuka akitaba Imana gusa byatunguye abantu benshi reka baza mbabarire uyu muntu umusubize mu mutima mwiza mon frere ndagusabye singendera ku iterabwoba ryitwaje Imana I'm sorry to tell you this njye nkunda kubwira abantu buri muntu wese nemera uko yemera
ariko ngewe icyo ngufasha ni ukuva mu bujiji. nta na hamwe Bibiliya ikubwira, urabyumva neza, kujya kwandika ibibazo byawe ngo ubishyire mu isi y'ibuye, kuko iyo mana yawe ntabwo iba mu buye, si umuserebanya, sibyo? Icya kabiri, nta na hamwe Bibiliya itubwira yuko umuntu agomba kujya kwiroha mu mazi nk'ariya ngo tube kugira n'aho umuntu abura ubuzima bwe, sibyo? Reka nsome iyi mesaje. Iragira iti: mwaramutse, ubu butumwa bugere kuri Kensi TV1 turayikunda, sibyo? Turayumva, ariko iyo bigeze ku myemerere ni ukubyitondera cyane. Umva iterabwoba, dukomeze. Mimi siwogope, ni ukubyitondera cyane gute? Buretse gato, nzi ko musoma Bible. Reka mubwire, Bible ndanayikunda, n'igitabo kintera morale, ndanagisoma. Urumva, numvise uvuga afande ngo wasanze yegamye ku ibuye yagiye gusenga. Nibyo rwose, kandi naranamusetse, sibyo? Yagiye mu bihuru. Urumva, Yesu nawe yarabikoze ari kumwe n'intumwa, ngo yajyaga yiherera akazamuka akajya mu gashyamba ubwo ni Getsemane yavugaga, agasenga, sibyo? Nemera ko Imana yakumva aho uri hose, ibi nibyo pe, ariko ntiwanaveba abantu biherereye bahunze urusaku bakajya mu buye, bakajya mu isenga bahunze urusaku. Ubu se niba bari bahunze urusaku twahuriyeyo ngewe ko nari muri siporo tugenda twiruka, ubwo mwarabasakurije. Uretse gato, kuyanyandikira imisazi ndenda, bahunze urusaku. Ikomeze. Ubuvumo, urumva, ubuvumo azasome neza Bible babusengeragamo kuva kera ba Eliya. Wose uri Eliya, circonstances aricyo gihe zimeze nk'iziki gihe se, n'ibindi. Ikindi yavuze ngo nko kubona afande ahebeba, come on, ndakomeza. Mureke Imana itabarakarira keretse niba mutemera umwuka wera. Reka mbasangize ibyanditswe. Ndabizi ko musoma Bible. Usome ibyakozwe n'intumwa 10:44 kugeza ku 46. Ibyakoze n'intumwa, ntibyakozwe n'intumwa nyine, sibyo? Ariko n'ikindi kibazo kirimo mbabwira, bantu b'Imana nimusoma Bibiliya mukayisoma n'ubuhumyi no kudashyira mu nyurabwenge, muzisanga ibyo mukora byose bihabanye n'ubushake bw'Imana. Muzabimbaza, ibyo tuzabiganiraho. Hari n'ibindi byinshi cyane. Musoma Abakorinto. Uru rwandiko rwandikiwe Abakorinto, ntabwo rwandikiwe Kakoza. Abakorinto nyine. Yes, Ikorinto murahazi? Urahazi? Ntabwo mpazi giye. Si muri iki gice cya Ntuza se? Mugereki hafi usa. Ariko n'icyo gihe byari by'icyo gihe, byandikiwe Abakorinto muri situation y'icyo gihe. Yes, Abakorinto. Usoma urwandiko Abakorinto, urumva rwandikiwe Abakorinto nyine, urabyumva neza ko ntabwo umwami yandikiye Abanyarwanda ngo yihangane asome. Ngo ndabizi ko ajya asoma Bible. Ikindi, ntabwo twese twakwirengagiza ko ubuyobe bwateye ku isi yose, ariko rero muzakore topic ijyanye n'umwuka wera. Rero umwuka wera biragoye kuvuga iki? Tuvuga iki se ku mwuka wera? Oya, dukore blasphemy, gutuka Imana. Ariko wumva bibiri ahantu bera kaga. Na n'ubu nabajije abantu bize theology, mbishyize muri logique, ndabaza mumbwize ukuri, ibyo birivuga ngo ibyaha byose birabarwa kuketse gutuka umwuka. Ngo gutuka umwuka byo ntabwo gutuka umwuka niki bawutuka bate? Nuko usuzugura, no, gutuka umwuka nukwanga kwihana, nukwanga kuva mu byaha we ku giti cyawe, kandi biri muri wowe. Naho simbonye abahebeba nkavuga nti mureke guhebeba, ugomba ntutse umwuka. Ntabwo umututse rwose. Ubu mbonye nk'abariya bicaye hariya munsi y'ibuye, nkavuga ni muhunge, va mu mabuye atakumena umutwe. Ariko ntawe ufite wa mugabo bamuhetse bari mu kumuhanurira mu mugongo. Reba nkawe ubonye umugore wawe hetse umugabo wundi mu mugongo amuhanurira, cyangwa ibyo ntiwabyita ubuyobe? Cyangwa ukabona, urumva, umugore wawe cyangwa umugabo wawe bamuhetse mu mugongo,
ntiwabonye umupasiteri warimo asengera umukobwa amukubita bibiliya ku kibuno ariko ngo mwuka ngo mwana we nawe se wandi ukubita ku gitsina ariko uvuga ngo arimo kuhahumanura manura iki se ahubwo abantu b'Imana barimo impamvu ndabisubiramo Imana iha umugisha leta y'u Rwanda kandi uriye ntabwo yakubitaga ibitsina by'abagabo by'abakobwa arimo kubahumanura Imana ishimwe ko dufite leta iri seriye guteze kubera ibi bintu byose bibonye igatekereza abaturage ikavuga ati nimusenge mu kuri no mu mwuka muve mu cyuka icyo kintu uracyumva ariko yafashe se ko abantu bakava mu buyobe sibyo iri mu kubafasha se umuntu agize ati muri aho nimuvuga abatekamutwe muvuge no kubagurisha imiti ikiza inyatsi kongera imbaraga z'abagabo gutanga urubyaro n'ibindi kandi mukabaha umwanya munini ku maradiyo yanyu benshi n'abambuzi bashukana ntababa hano hano ntabo rwose ntabo rwose ntabo maze hari ikiganiro twasubijemo cy'abakora masaje minisante yahise bahamagara kandi numva ko yandi maradiyo birirwa basakuzayo umva hano gusa cyamaze iminota 30 wagira ngo radiyo iva mu gihugu ni iyi gusa ariko hari n'iradiyo ushobora kuvugira ugatuka abantu na leta bose ariko ntihagire ubimenya yego agosha mutabaruka nawe uri umugore ariko ibintu byose bishobora kurindagiza rubanda mu by'ukuri ni inshingano za leta uko byaba bimeze kose tutitaye ku nyungu individual person abibonamo murambabura kuri iyo ngingo inyungu zanjye njyewe ntago zishobora kubaho mu gihe inyungu rusange zidahari ibyo bantu turabyirengagiza wibabara ngo bafunze ngo itorero ryanjye batunze ariko ndebera nk'uriya mugabo mukuri kw'Imana reba sha akosha ibi ngibi nabyo ni iyicarubozo nyamara hano murebye neza hari uwabonamo nk'umugore we yicaye nawe hari imbere reba umugabo ufite uruhara rwiza ariko bari babusize n'amavuta ntubibona se umuntu yavuze ngo wabageze ahantu hitwa Samatare ngo iyo ugiye kwinjira mu buvumo buhari iyo utabanje kwihana ngo hari inzuki zihita zikurya oya Samatare barahafunze Samatare uzabwire harimo n'abantu benshi b'inshuti zanjye hitwaga ndabona ubutumwa butangiye kuza bwinshi bw'abagabo bari mu kumbwira ukuntu aba bantu ngo babajyaniye abagore babo batakiboneka bibera mu nsengero reba ariko sike beze nibi umwuka nuri kubatarutsa kuri ni mu Rwanda none uretse gato reba sike reba sike akangubwire rero ibi ngibi umuntu abikumyemo byamucumuza kurushaho kabisa icyo rushyire katwigendere ubwo rero mugire ibihe byiza